bakavanyemo igikapu cyari kirimo amafaranga. Ihembe sindibonye nafashe hafi wanjye amaze kwita hasi ndaraje agafungura kure n'iryo hembe ahita mukutumye ngo uzongera unyibesha ati wanyibye mu modoka bageze imana uzongera kwibuzambona yanyibiye mu modoka kare wa mugabo aciyeho bageze imana ariko yibye ndetse umuntu ko nta batamubonye ibyo mu isoko se yibye mu isoko n'umuntu atwaye igikapu kivuye mahanga muri aka gakapu kandi nari ngakeneye nanjye mbese ngafasha none se hanyuma byarangiye gute nyine mbwira uko byagenze yamufatiye mu isoko ari kumwiba we inkuru uko imeze yibye umugabo amuteje ihembe sanze umugore yunamye hasi arimo kugaragurika aka gakapu uko kareba niko kavuyemo icyo gikapu cy'uwo mugabo ibyo bintu mwabibonye koko bakavanyemo igikapu hari ikindi agakapu bakavanyemo igikapu cyari kirimo amafaranga. Ihembe sindibonye ariko mbonye umuntu yitura hasi arapfukama kandi uriya mukobwa nawe wamubonye yari mwiza ariko ni ukuri aka kantu mfite niko kavuyemo icyo gikapu cyuriya mugabo cyakoze uriya ni umushi nawe mwabibonye ra Yo ndashaka umuntu wabonye neza. Nari muri ruhande. Uri muri ruhande. Yaje abo yakoze ibyagenze gute tubwire niba ari umuntu. Yarafite agafuka. Kandi ukanzana. Naka n'ijyu gafite. Nafashe hafi wanjye. Amaze kwita hasi. Ndaraje agafungura kure n'iryo hembe. Ahita mukutumye ngo uzongera unyibesha ati wanyibye mu modoka. Niko byagenze. None we aravuze ati ubone we kuzaza. Aravuze ati wowe ati ubone we ati munabare ati munabare tiye bwanjye ati munabare nibyo umuntu ati nibyo umuntu ubone ati ho Jana shaka umuntu aruhari neza adusobanura ukuntu byagenze umuntu aruhari neza umuntu amufasha ari he ako ni umuhanga ku isoko ry'imbuto riri ahazwi nko kwa Mutangana mu kagari ka Nyabugogo umurenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge kuri uyu wa 15 Mata habereye igikorwa bikekwa ko ari icy'ubujura bwa telefoni n'ibyangombwa byari biri mu ikotomoni
kugira ngo bigaruke hitabazwa uwita umuganga cyangwa se umuvuzi gakondo afatanyije n'uwatakaga kwibwa. Bashika uwabitwaye hifashishijwe ibikoresho bidasanzwe kugeza ubwo uwari ubifite bigaruye akabirambika hasi imbere y'imbaga yabiganjemo abahacururiza nk'uko abayibonye babitangarije ATV yari iri ahari kubera ibi bikorwa. Ntabwo bamwe babyizeraga ko nyine bumvaga ko ibintu byapfumu bidakunda, ariko kuko bikunze abantu bakabibona biragaragaye n'ubundi ntawasi. Umuntu ntabwo ari umupfumu, ni umuganga, kuko iyo ari umupfumu yaroga ntabwo yagakwiye gukora ibintu nka biriya ngo umuntu wibwa agaruza ibye. Sibyo kuko uriya muntu mu bigaragara turutse hirya yirukanka tugabona ko asa n'umuntu uri gushya. Ntabwo tubyizeye kubera ko tubibonye agaruye ikibwe, ariko turabyemeye kuko yari yibye, n'ibyo yibye arabigaruye, no mu buryo abigaruyemo n'uburyo ki umuntu yamukozagaho inkoni, uriya muganga yamukozagaho inkoni, ukabona umuntu arashya rwose, ananira umuntu w'umugabo yarira, biba bigaragara ko yababaye. Aturutse hariya yirukanka hano avuga ngo mu nda ni iki, avuga ati kiri umuntu by'abandi yiruka cyane, ubona mu nda wagira ngo ari gushya agurumana, agera aho yibiye nyine yasubiza iby'abandi. Aturutse adashyikirijwe inzego. Umuganga amuhaye imbabazi kubera ko ibyo azunze yabibonye, iby'abandi yabizunze. Muganga rero sinzi ibyo bavuganya, amuha imbabazi, ariko anamukozeho cyane yigaragura abanza yamubabaje. Gutanga amanimero ku bantu nyine bibwe cyane hariya, navuga ko ari umutekamutwe, ahubwo we yajya agira ikiru ashyiraho cyangwa igiciro tukayapagasa tukayamuha akatugarurira ibyacu. Usibye no gushya azatora amashashi agende anuka pe n'aba bumusazi ku musozi. Ndumva mwakizwa tukareka kwiba tukajya turyayo twakoreye kandi akadushimisha. Ubwo abaturage bavuga ibi, ku rundi ruhande hari abemeza ko ubutabazi bukemangwa bufatwa nk'ubutubuzi, kuko ngo hari igihe abantu biremera igikorwa ibizwi nka prank mu ndimi z'amahanga bakabikora bagamije gucucura abaturage. Ntabwo njya mbyemera ibyo by'abapfumu uburyo bakora, cyane cyane nk'uriya muntu ngo ushitse umuntu ngo telefoni ngo akayizana ari yayibye, ntabwo ngiye ndi kubyemera. Kubera yuko uyu mujyi wa Kigali harimo abatekamutwe benshi, we ashobora kubikora mu rwego rwo kugira ngo yigarurire imitima y'abantu, kugira ngo we asiga atanze nimero azabona abandi atuburira, kuko ndamubara nk'umutubuzi, ntabwo mubara nk'umupfumu. Kuko umupfumu afite aderese y'aho akorera. Cyane rwose ashobora kuba ari mugenzi we batetse imitwe kugira ngo agire azane iyo telefoni. Ntabwo ngiye biranjya byemera. Uwo mugabo uvuga ko yibwe nyuma yo gushidikanywaho ko yaba akorana n'uwo muntu wiyita umuganga cyangwa umupfumu, yeruririye ATV ko ntahuriye nabyo, ko yamwitabaje nyuma yo kwizezwa ibitangaza n'abaturage. Nerekeza iburengerazuba i Karongi, aho nari mfite telefoni ndi kujya hariya muri gare ngiye gutega, umujura ayinyibye, ngenze ndanganya ngenda nshakisha, nsanga uriya mugabo afite udupapuro ari kugenda atanga. Ubwo ngubwo ampaye igipapuro ndasoma, nsanga handitseho abibwe kabagaruriza ibyabo. Ubwo ndamita mbimubwira, yavugaga igiswahili ntabwo yumvaga ikinyarwanda. Yaranyibye telefone n'indangamuntu. Nabishubijwe ngibi, dore ngibi, dore n'indangamuntu ngiyi dore ngiyi. Umuntu ashobora kwibaza kugira ngo bamushike bakugarurize ibyawe, bigusabye kwitanga. Nitanze 8,000, ababyeyi twari turi kumwe baramfashije, nari mfite inoti ya 2 yonyine, ababyeyi twari turi kumwe baramfasha banshyiraho 5. Ese wowe ni iki gitumye ugira icyizere kandi bavuga ko rimwe na rimwe abantu nka bariya bari abatekamutwe? Njyewe ntabwo icyizere nari nyifite runaka, njyewe icyizere nyihawe n'abantu nari ndimo, bavuga ati koko reka dukore ibi bintu turebe. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yemeza ko muri iyi minsi hadutse ibikorwa byo gucucura abaturage hakoreshejwe amayeri menshi, aho abonera gusaba abaturage kujya babitangira amakuru ku gihe, kuko abazajya bafatwa bazajya bahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Itangaje abantu